kuki wabyemeye iyo nibutse iryo joro ijoro ry'imiborogo iryo wemeyemo yuko abacu batuvamo bintera kwibaza iri kuki nyagasani wemeye ko tubabazwa n'aka kageni ni kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye mu rusaku rw'impanuka urupfu rwatugendereye mana wemeye ko gatari asezera kw'isi ndugu amosi manzi umuhungu witondaga turabibuka twese ntituzabibagirwa mana kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiborogo duhora twibaza mana ni kuki wabyemeye turababaye mana kandi nawe urabizi ariko muri byose shimwa kubw'aya mirimo myiza iyo wemeye ko abo bagaragu bawe bakora muri iyo minsi mikeya bamaze ku isi turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituzabibagirwa turayibuka imirimo yanyu myiza itagereranywa mwakoze mukiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituzabibagirwa ahangaha ibyo turi buhakorere ni umuhango ntabwo turabona utari budufata umwanya munini ku buryo tuza gukerereza padiri asanzwe muzi ko abapadiri bagendera ku masaha nagira ngo rero mbasabe uyu mwanya nanone abone nabwiye ngo mu byicaro byabo bongere bicare nyuma yo gutanga
icyubahiro cya nyuma ku mubyeyi wacu watuvuyemo. Uyu mwanya nagira ngo nsabe umuntu wateguwe n'umuryango kugira ngo adufashe mu isengesho ryo gushimira Imana no guherekeza neza umubyeyi wacu. Kugira ngo yigire hafi adufashe muri uwo murimo. Turi imbere yawe rero Mwami Imana, tuje guherekeza umubiri w'umujakazi wawe, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo mu butaka niho twavuye, kuko watubumbabumbye mu ibumba ryawe Mwami Imana, kandi ijambo rikatubwira ngo nyiri ikibumbano niwe ugikoresha icyo ashaka. Data mwiza rero turagushimiye yuko wahamagaye umugaragu wawe uyu munsi Mwami Imana, tukaba turi hano mu birori bye bya nyuma byo kumuherekeza. Turakwinginze Mwami Imana kugira ngo ukomeze imitima y'abasigaye, kandi natwe duhe kwitegura Mwami Imana, kuko nibyo rembo twese tuzanyuramo. Turakwinginze Mana icyubahiro kugira ngo ukomeze imitima y'abana, ukomeze imitima y'abavandimwe. Ibi ni ibihe bitoroshye Mwami Imana, bitakorohera umwana w'umuntu kubyakira, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo dukomezwa nawe kuko ari wowe uduha imbaraga. Turakwinginze rero Mwami Imana kugira ngo ukomeze buri umwe wese wageze hano, kandi uha umugisha buri umwe wese witanze akaba yaje guherekeza umubyeyi wacu ndetse umuvandimwe wacu, inshuti. Turakwinginze Mwami Imana ngo wakoze umurimo wo kwitanga wese umugisha. Tuguhereze gahunda ziri hano zose, ndetse tukuragije n'iziri imbere Mwami Imana, kuko turacyafite urugendo rurerure. Turakwinginze Mwami Imana kugira ngo dushyigikire umwuka wera we hano hantu cyane, kuko n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Urakoze kuko ugiye kubana natwe twiteguye kukwakira Mwami nk'umukiza wacu. Urakoze kuko ubyumvise, tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Turaba twicaye ahangaha akanya gato dutuje. Umuhango uza gukurikiraho n'abagiye kuzana umubiri w'umubyeyi wacu babanze baruhukemo gato. Ndabona amasaha akitwemerera mbere yo kugera mu rusengero. Ibindi biza kuvugwa bijyanye n'amateka turaza kubisaba, ibivugirwa hano biraza kuvugirwa mu rusengero tubisabye padiri. Uyu mwanya rero tube twihanganye, duhumurize umuryango, inshuti turi kumwe hano. Ndumva icyo tuza gukurikizaho ni umwanya wo kumusezeraho bwa nyuma. Nsaba bari hano ko tuza kubikora mu buryo bworoheranye, tunyura hano twinjirira hariya, dusohokera hano, tunategura uburyo dukomezanya tujya ku rusengero. Muri make dukomeze kwihangana.
mukomeze kwihangana ni mu bihe biba bikomeye hari aho kwihangana binanira ni amarangamutima ni amateka n'agahinda ariko dukomeze kwihangana uyu mwanya rero umusaseridoti arahageze asanze uyu mwanya twarimo ariho gusezera ku mubyeyi wacu
kugira ngo uyu mwanya tuwumuharire tuyobore muri gahunda yateguriye uyu munsi wo guherekeza umubyeyi wacu. Twihangane kandi twe guheranwa n'agahinda. kubura umubyeyi, kubura umuvandimwe ni ikintu kiba kigoye, ariko ahandi iherezo ni iringiri. Iherezo rya muntu ni iringiri, nubwo kubyakira bikugora, ko Imana ikurema ikugenera igihe cyo kubaho, ikakugenera igihe cyo gusoza urugendo rwawe hano ku isi. Dukomere rero kandi twihangane, turire umubyeyi wacu, turire umuvandimwe wacu, ariko kandi kibe n'igihe cyiza cyo guhereza Imana umubyeyi wacu. Iyo umuntu atura ituro yishimye, ahereza inshuti ye anezerewe. Natwe rero iki ni igihe cyiza cyo kongera kubwira Imana ibyawe warakoze. Waduhaye umubyeyi, waduhaye umuvandimwe, ariko n'isaha irageze kugira ngo wongere umwisubize. Natwe n'ibituro twongere duhereze Imana, duhereze Imana twishimye, tuyisabe ko imwakira mu bana bayo, imwiyereke iteka. Tugiye kuba turirimbaho indirimbo gatoya dutegereje n'abandi, hanyuma dukora isengesho dusabira umubyeyi wacu hejuru y'amufa Dancille, hanyuma araza no ku mwanya wo gutura igitambo tujya kumusabira kugeza tumugejeje aho imibiri yacu yagenewe kuruhukira mu gitondo kacu ka gatutu, kugira ngo abe aharuhukiye mu gihe dutegereje izuka ry'imibiri yacu. Kuzuka kw'imibiri yacu rero nyine bizageza igihe bibeho. Tubabare ariko tunature Imana umubyeyi wacu mu gihe twishimye, kuko ntawe utanga ituro ababaye, cyane cyane iyo uri inshuti yawe. None tugiye guha umuremyi wa byose ituro ry'umubyeyi wacu, nakakomoka namwisubize kandi amwiyereke iteka. uyu munsi nkere muzima, suko ndi ntungane, ahubwo mfite umugambi. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Urukundo rwawe runtera imbaraga, rukansindagiza, nkaririmba haleluya. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Mwana wawe uhoraho, uramutse witaye ku byaha byacu, akira Nyagasani umwana wawe. Nyagasani ninde warokoka? Akira Nyagasani umwana wawe.
ariko rero usanga imbabazi kugira ngo baguharanire icyubahiro. Akira Nyagasani umwana wawe, nizeye Uhoraho n'umutima wanjye rwose, nizeye ijambo rye. Akira Nyagasani umwana wawe, umutima wanjye urarikiye Uhoraho kurusha uko umurarizi ategereza umuseke. Akira Nyagasani umwana wawe, rwose kurusha uko umurarizi ategereza umuseke. Isiraheli niyizere Uhoraho. Akira Nyagasani umwana wawe, kuko ahorana imbabazi akagira ubuntu butagira urugero. Akira Nyagasani umwana wawe. Nyagasani mu iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumurikire aruhukire mu mahoro. Koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho ubwe, kandi nta n'umwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani, twabaho kwishima, Yesu uzagana hehe? Niyo mpamvu tugomba kuba nta mugani w'umunyarwanda ngo yabagare yose ko ntuzi rizarumba cyangwa irizera, ariko cy'ingenzi tuzi ko ijambo ry'Imana hari uko ribivuga. Buri wese mu kwizera kwe iyo asoma ibyanditse azirikana ko hari ibikorwa, hari imirimo bizadushyiza ku mugambi w'Imana wo kubana n'Imana mu byishimo. Natwe rero uko Lazaro uriya mukungu yamutakambiraga kugira ngo aze, hanyuma agasaba ko Aburahamu yagira n'umwe yohereza kugira ngo abure umuryango we, natwe tubonye umuvugizi mu ijuru ugiye kugumya gutakambira twebwe abasigaye ku isi, kuko ari isi igoye, ari isi uruhije, ari isi ibuze ibyishimo, ari isi ibuze amahoro, ariko uwizera we ibyishimo n'amahoro arabihorana. Ngicyo rero umubyeyi wacu Dancille agiye kubaho adusabira. Ngicyo natwe icyo tugomba guhora tumusaba, tunamusabira kugira ngo Imana ibashe kumwiyereka, abane nayo natwe ari mu isi, agumye kudutakambira kugira ngo umunsi umwe natwe dusoze urugendo tuzongere guhura nawe, twongere kwishimana hamwe n'Imana, hamwe n'abamarayika bayo mu ijuru. Kuko umubyeyi wacu twizera tudashidikanya ko igihe kimwe cyo kuzuka kw'imibiri yacu tuzongera kumubona tukishimana, ubwo tuzaba duhinduwe ukundi. Ngibyo rero Pawulo mutagatifu tubwira muri kano kanya, ko kubaho tubereho Imana, kuba twapfa dupfira Nyagasani. Bityo nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo atwereke ko urupfu nta bubasha rugize gute rudufiteho. Upfa tuzapfa, ariko urupfu nta bubasha rudufiteho, kuko umwami wacu Yesu Kristo yarutsinze, akaba aganje mu ikuzo ry'Imana Data. Bamaze gutsinda urupfu rero yadusezeranyije kuzabana nawe, atubwira ko agiye gutegurira imyanya ahari natwe tukazaba ariho tuba, ariko umwanya tuzawukorera kugira ngo tubane nawe, nuko tuzagira uko twitwara muri urugendo turimo ku isi. Urugendo rufite inzira ebyiri kandi zose kuzinyuramo bigoye, ariko tugomba guhitamo rero inzira y'ukuri, inzira igaragara itugeza ku bugingo bw'iteka. Nicyo mpamvu duhagaze hano dusabira uwo mubyeyi wacu, kumutakambira kugira ngo buri wese ufite ishavu agira ati Nyagasani nagira agahinda k'iki kandi wawe umwishubije. Ningushimiye rero igihe wamuduhaye, yatubereye umubyeyi, yatubereye inshuti, yatubereye umuvandimwe, yatubereye umujyanama. Tuzagumya kubakira ku byo dusigiye, ntituzamutererana kugeza twongeye guhura nawe mu bwami bwawe. Rero buri wese akomere kandi yihangane. Dusabe. Akira Nyagasani umwana wa Dancille, washatse ko akwitaba ukamukura kuri iyi si umujyana iwawe. Shingo y'ibyaha byacu byamuhesheje, maze uriho umuhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumurikire igihe cyo kuzuka, azabona umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Saba muvandimwe ibyo tunyuzemo akaririmbo. Rukundo rutagereranywa, umbere umutamenwa, umbere umutabazi, untera ubutwari. Rukundo rutagereranywa, umbere umutamenwa. Umwanzi yateze imitego,
atwara bamwe ndasigara nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe inkingi negamiye amizero yabihebye rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa umbera umutabazi untera ubutware ngo ku mutima maze avugana ikiniga ati mwamushyinguye hehe baramubwira bati nyagasani ngwino urebe nuko yesu asuka amarira abayahudi baravuga bati nimurebe ukuntu yamukundaga ariko bamwe muri bo baravuga bati washoboye guhumura impumyi yarananiwe kubuza uyu gupfa yesu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva iyo mva yari mu buvumo bari bakingishije ibuye yesu ati nimukureho ibuye marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubaranuka uyu munsi ni uwa kane yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwemera uribona ikuzo ry'imana nuko ibuye barikuraho yesu yubura amaso yerekeza hejuru avuga ati dawe ndagushimira ko wanyumvise njye nari nsanzwe nzi kunyumva none mbivugiye abantu bankikije ngira ngo bemere ko ari we wantumye amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati lazaro ngwino sohoka wari wapfuye arasohoka aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye no mu maso hapfukishije igitambaro yesu aramubwira ati niumuhambure maze umureke agende iyo ni ivanjiri ntagatifu yesu akuzwe nk'uko twakomeje kubyumva n'ivanjiri twumvishe muri aka kanya mu rugo umuvandimwe umubyeyi wacu yatabarukiyemo turumva ko ni amagambo y'ihumure ni amagambo yongera kutwumvisha ko uwizera wese abona ikuzo ry'imana ni nako natwe tudashidikanya ko tuzabona ikuzo ry'imana tuzabona umubyeyi wacu Dancille yongera kuba muzima mu butungane bw'imana yongera kuba umuntu ufite agaciro mu maso y'imana hahandi umuntu atazongera kubabara hahandi umuntu atazongera kurwara hahandi umuntu atazongera gusonza aho niho twese tuganyira kuzumva tugeze niho twese amaso yacu arangamiye kuko twizeye kuzabona imana lazaro iyo yari inshuti ya yesu ariko aza gupfa bashiki be bahuruza yesu baramubwira bati yuba hano umusaza wacu ntaba yarapfuye ariko n'ubundi niyahaba ntibyari kubuza lazaro gupfa kuko ari inzira igomba kumugeza mu bwami bw'imana yesu yongeye kwerekana ko umuntu azabaho abyerekanye akuye lazaro mu mva abyerekanye yongeye gutakambira imana kugira ngo yereke aho yesu yaje kwereka inzira igana imana ko nibagumya kwizera iyo nzira bakumva yesu nk'uko data wa twese yumva umwana we ariko natwe tuzabona iryo zuka ry'imibiri yacu mu bwami bw'imana niko kubwira imana ati nsanzwe nzi neza kunyumva ariko ndagusabye ubigirire abankikije emera kugira ngo lazaro uyu nguyu ave mu gituro umuryango inshuti n'abavandimwe bongere kumubona mu ijuru turabigusabye twumve nyagasani uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimo umugiraho ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimo mwakire mu bana bawe turabigusabye twumve nyagasani uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso byawe mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye twumve nyagasani natwe ababajwe n'uyu muvandimwe Dancille wacu dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye twumve nyagasani tugiye kurivugira hamwe isengesho tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritungure riduhe none utuharire ibicumuro byacu nk'uko natwe turabaducumuyeho ntuterane mu bitwoshya aho kudukiza icyago amina nyagasani mana yacu
girira impuhwe zawe umugaragu Dancille wawe, ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe ni umuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Sangwa, sangwa, sangwa Maria, sangwa, sangwa, sangwa Maria, nanju Maria lebukomeze, menyijwi wabyaye nicyo nabuzwe. Sangwa, sangwa, sangwa Maria, sangwa, sangwa, sangwa Maria, abana b'abantu bakwizigiye, bamara ubutindi bakwizigiye. Sangwa, sangwa, sangwa Maria, sangwa, sangwa, sangwa Maria, ibyacu Maria dutunze byose tubihaye Yezu biduturire. Sangwa, sangwa, sangwa Maria, sangwa, sangwa, sangwa Maria. Abantu bakwizigiye, bamara ubutinde bakwikundire. Kundwa, 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 kundwa Maria, kundwa, 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 kundwa Maria, kundwa, 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 kundwa Maria, kundwa, 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 kundwa Maria. Uwawe nyagasani, uwawe nyagasani Yesu, n'uwawe ungenze gushaka, n'uwawe, 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 n'uwawe. Urashishoza igishimisha Imana nyagasani, umubyeyi udukunda kandi ijabiro, ibikorwa yiremeye bimukomere mu mashyi, n'umusumba byose akwiriye kuratwa. Muraharanira icyiza bavandimwe, abana b'Imana, ukwemera n'urukundo bibaranga iteka. Nitwo umubyeyi wacu bizamunyura, murashishoze, murashishoze igishimisha Imana nyagasani, umubyeyi udukunda kandi ijabiro, ibikorwa yiremeye bimukomere mu mashyi, n'umusumba byose akwiriye kuratwa. Guherekeza ku modoka.
rero iyo dutura n'isengesho ryo kumusabira tugomba kubyubaha tukabiha agaciro. Rero tugerageze tubyitware ku telefone ya buri wese uko ahagaze, hanyuma dusabire umubyeyi wacu tubishyizeho umutima, tugumye tubitekerezeho, tumuture Imana ariko natwe twubashye n'ingoro y'Imana twaje. Murakoze kubyubahiriza kuri aya nyegumye dufashe kumuririmbira tunamusabira, hanyuma umusaseridoti nawe agiye kuhagera dutangiye kumutura Eucharistie. Mwasaba ufite gahunda y'amagambo ari buvugwe ko yajya hariya hirya kuri sakaristiya tukavugana kugira ngo tuze kumenya ko tuzi.
ko ari intambwe yateye imbere yacu. Intambwe rero natwe agomba kuduteza. Ni nayo mpamvu tumuherekeza tutihebye, ahubwo dufite amizero, kuko yamenye neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yemeye Yezu Kristo, igihamya nuko tumuherekeje dutura igitambo cy'Ukarisitiya. Ibi rero biduha amizero, biduhe no muri uwo mubabaro wo kumubura umubiri ku mubiri, amaso ku yandi, twumve neza ko turi kumwe, kuko yemeye ko Kristo ari muzima. Kristo yatsinze urupfu, Kristo yarazutse, twese dutangariza ubuzima buhoraho. Mu kumuherekeza rero tubanze duce bugufi, kuko icyaha kituvutsa ayo mahirwe yo kumenya mu buzima bundi. Hanyuma isengesho tubitura byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Tusabe. Dawe Mana ushobora byose, twemera ko umwana wawe yapfuye kandi akazuka. Turakwinginze ugirire iryo yobera rikomeye, maze umuyoboke wawe Dancille wapfuye yunze ubumwe na Kristo yishimire gusangira nawe izuka. Kubwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorenti. Bavandimwe, koko turabizi wazuye Nyagasani Yesu, natwe azatuzurana nawe, kandi twese azatwakire iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe inema, maze murusheho kuba benshi bashimira Imana, bayihesha ikuzo. Nicyo gituma tudacogora, kabone n'ubwo umubiri ugenda uyonga, umutima wivugurura buri munsi. Kandi n'amagorwa yacu muri iki gihe gihita ntacyo adutwaye ugereranyije n'ikuzo adutegurira ry'akataraboneka kandi rizahoraho. Bityo tukaba turangamiye ibigaragara, ahubwo ibitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bihitana n'igihe, naho ibitagaragara bikazahoraho iteka. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru,
itubatswe n'ukuboko k'umuntu ahubwo yubatswe n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. wowe yampaye ni ukuvuga ngo bose bagire ubugingo kandi ubugingo bw'iteka. Yezu ntashaka ko hari n'umwe mube yazimiza, niyo mpamvu wamwiringiye byanze bikunze ibyishimo byo mu kubana nawe. Twebwe nk'abantu muri rwa rugendo rw'ubuzima, ari nayo mpamvu dutangira misa twabanje kwicuza ibyaha. Muri rwa rugendo rw'ubuzima hari aho dusitara, hari aho dutera Imana umugongo, hari aho dutera urukundo rw'Imana umugongo. Ariko kandi kuko Kristo yatsinze urupfu agatsinda icyaha, kubw'impuhwe ze twemera ko we ubwe atwakira igihe tutaguza tumugana. Twemera ko kubw'impuhwe ze icyo cyaha kitatufiteho ijambo rya nyuma, urupfu rutatugiraho ijambo rya nyuma, ahubwo ni we unabihamya mu ijambo rye, niwe uduhuza na Data. Icyo Data ashaka ni ukubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Ngicyo rero nguwo umutsindo n'intsinzi ya Dancille. Yemeye Yezu Kristo, yemeye Yezu Kristo. Natwe rero uyu munsi bidukomeze, kandi natwe uyu munsi Dancille aduhaye utubere umwanya wo kongera natwe kwikebuka, turebe aho tugeze dutaguza dusanga Imana. Ese Yezu Kristo twaramwemeye? Ese Yezu Kristo afite ijambo mu buzima bwacu? Ese imibereho yacu aho ntiturimo guhihibikanywa n'iby'iyi si bihita, n'iby'uyu mubiri birangira, hanyuma Yezu Kristo tukaba tumuteye umugongo, hanyuma tukaba tutazi icyerekezo dufite ko ari ukubana n'Imana ubuziraherezo? Tugeze he dutaguza? Bavandimwe, uyu mubyeyi adufashe, atubere urugero, tumenye ko dukwiye gutaguza dusanga Imana, tumenye ko uyu mubiri ari icumbi, ejo cyangwa ejo bundi nzaba naciyeho, tuzaba twaciyeho, ariko se twerekeza he? Ngira ngo ni icyo iri rembo dukwiye kwemera kuri nyirano byanze bikunze, kugira ngo dushyikire ubuzima butazira, kuko iby'umubiri byo birarangira, iby'umubiri byo birarangira. Twese rero dukomeze kumutura Imana muri iki gitambo cy'Ukarisitiya, ubwo tugiye gutura umugati na divayi biza kuduhindukira umubiri n'amaraso bya Kristo. Ni igitambo nawe yatuye.
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Mugesha Nyagasani Mana yacu, tuguhereje aya maturo twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe umubyeyi wacu Dancille, kandi turiyambaza impuhwe zawe ngo ubwo atigeze ashidikanya ko umwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro, umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi, we ubaho agategeka iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe, imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani Dawe ugira ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Niwe twaboneyeho amizero y'izuka rihire, kugira ngo abashavuzwa no kuzapfa bidashidikanywa bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo. Koko rero abayoboke bawe ubugingo ntibabucuzwa, ahubwo bahinduka ukundi, maze ubuzima bwabo bwo kuri iyi si bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho yo mu ijuru. Nicyo gitumye twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu, turagusaba ngo usakaze aya maturo matagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya umwami wacu. Uwabari n'urupfu ku bushake bwe, arashimira arabumanyura, nuko ahohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera turamaze kurwa Nyagasani tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira muri kuzo. None rero Nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugato utanga ubugingo hamwe n'iyi nkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze uyibwo rijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu episkopi wacu Yohani Mariya Vianney Twagira Yezu n'abatorewe umurimo wa altari. Nyagasani wibuke umuyoboke wawe Dancille wahamagaye umuvana kuri iyi si ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abandi bavandimwe bacu ababyeyi n'inshuti bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka ndetse n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ushyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka uko Yezu Kristo ubwo yabitwigishije nimucyo tuvugire hamwe tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritungurwe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe turara abaducumuyeho ntuduterane gutwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Nyagasani turakwingiza udukize ibyago byose turi mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje y'amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani iteka ryose. Kristo urababwira intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani nimwifurizanye amahoro. Questa
hahirwa abatumiwe ku meza ya nyagasani dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani siwe wakwinjira mu mutima wanjye ariko kugira ngo umusaruro yanjye akira. wacu dukunda kwigira umuntu ku mwana wawe watweretse urukundo nyamwe ruhebuje maze muri wo mutagatifu twahawe imitima yacu igira ingoro yawe mu rufunzo bya kristu twagize abavandimwe by'ukuri ukayisitire ifunguro rizima duhabwa kandi dushengera twiyoroheje ikatubera impamba y'abasabagani wawe nikomeze utubere isoko y'ubuzima dukure umwijima w'icyaha n'icyago dutuze n'urukundo impuhwe n'ubuvandimwe dushimire iteka no kuba bawe kubwa yesu kristu umwami wacu amina. bigira n'igihe cyo gutwikirwa no kumeneshwa. Nawe rero muri ubwo buzima yabunyuzemo ahungana n'abandi mu 1959 ahungira mu gihugu cya Kongo. Yabayeyo igihe gito no muri Kongo 1963 bijya gushira hatera indi ntambara. Ubu habayeho ubuvuka bwa kabiri ava muri Kongo yerekeza muri Tanzania. Tanzania rero yashoboye kubayo ubuzima bwose, agira n'igihe yashakiyeyo ashakana n'umufasha we Isabella John mu 1964. Bakomeje kuba muri ubu buzima bw'ubuvuzi, bafite n'igera ku ijana. Ararwara, umuryango uramuvuza, umwitaho ndetse n'abaganga. Ariko kubera ko twese ari rwo rugendo, igihe kigeze ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi aratabaruka. Muri make amateka tumuziho nayo, kandi nuko yari umukristo, yari umubyeyi mwiza, umubyeyi gito, yakundaga abana be, si abana be gusa ndetse n'abavandimwe n'inshuti. Ntawamugeragaho ngo ubone ko atamwerekana umutima w'impuhwe. Mu mateka ye muziho murabona ko nanjye ndi mukuru, ntabwo nigeze mbona arakara. Niyo yarakaraga ntiwabimenyaga, yarihanganaga kandi ubuzima bugakomeza. Ndumva twamusabira akagira iruhuko ryiza kandi akaruhukira mu mahoro. Ibindi nta bari gutanga ubuhamya, ariko batanga ubuhamya ndagira ngo basabe bakoreshe umwanya muto uwavuga ibigwi bye, ibyiza bye. Twafata igihe kirekire, n'umunsi umwe ntabwo waduhaza kugira ngo tube dushoboye kumutaka, kandi si ukumutaka ni ukumuvuga ibigwi uko yari. Uyu mwanya rero nkaba nagira ngo nsabe ku mwana umwe mu bana be yigira hano imbere, uhagarariye abandi, agira icyo avuga ku buhamya bw'umubyeyi we, uko babanye n'uko yabafataga.
ndumva nahamagara umwana umwe akaza hano, nyuma y'umwana umwe haraza nanone umwuzukuru uhagarariye abandi. Nituza kurangiza ndaza gusaba nanone umwe mu bakuru bavukana nawe mu muryango. Kristo Yesu akuzwe. Arakoze tubwiye amateka y'umubyeyi wacu muri make kugira ngo murayumvise. Ndibabwira ni umwana we kugira ngo wanyuma, ariko igihe wabashije kubana nawe igihe kirekire akaba ashaje n'igitwara cy'ukuri, nubwo n'abandi bazaga bakaza kumufasha mu gihe byabaye ngombwa byakomeye. Umukecuru rero muri make yari umukecuru sinabona uko bivuga, yari umukecuru ugira urukundo, yari umukecuru wihangana, yari umukecuru uzi kubana, aratabarutse kandi ashuri igihe kigiye tuzongera tubonane. Tumva rero muri make kuri mama abintu byo kumuvugaho, mwakire yarwaye arabyumuzi cyane ko twarabonye umunsi ku wundi yarageze hano kuri ikindi wenda navuga abantu bose babashije kutabara gushimira mbabariye mbanze mpamagare umugabo wanjye ahantu bari sinzaba yicaye yewe yamfashe akaza hano namubashimira imbere yanyu. Umugabo wanjye murebe umugabo wanjye twabanye muri 2012, twabanye ko yarasigaye mu nzu wenyine, abandi bavandimwe banjye n'abandi baba muri Tanzania, ni jyewe mutoya wari uhari, biba ngombwa ko aza tukabana kubera imbaraga zari zimaze kuba nkeya. Ariko murabizi muzi ukuntu abantu b'abakecuru n'imico wenda abantu bataba babyumva ngo biyumvishe ukuntu bashobora kuza ubaze kuba ku mutwe. Mwese muzi umuco k'abanyarwanda bakawumva neza. Byabanje kugorana rero kugira ngo umuntu abashe kwemera kuza, ariko biba ngombwa ko aza. Kandi murabizi ko hari igihe haba ku ruhande rw'umukwe, haba ku ruhande rw'umukwe, umukecuru ashobora kuba mubi akananirana, cyangwa se umukwe ugasanga biramubangamiye, ugasanga mbega urabona atisanzuye kubera ko hari umukecuru. Mwese murabizi mu Banyarwanda. Ariko ikitumye mpagurutse umugabo wanjye ndamushimira ko ibyo bintu bitigeze bimugaragaraho. Yabaye inyangamugayo, amufata nk'umubyeyi birenga kuba umukwe, umuhungu we. Ndamushimiye rero cyane. Hanyuma we tugeze ku muto, hanyuma tukaba tugiye kuyerekeza neza. Nshimiye cyane abagore bashimiye wenda nuko ari bo babashije kubana, ariko muri rusange nshimiye abakwe be. Nshimiye abakwe be. Hari umukwe wundi wo muri Tanzania n'umunyarwanda hano, ariko ntazi Ikinyarwanda ku buryo kandi araza kumuha umwanya agira icyo avuga. Sinzi niba bari bumusemurire, sinzi uko biri bugende, ariko mu by'ukuri nawe yagize uruhare rukomeye mu burwayi bwa mama n'ubuzima bwose. Ndamushimiye cyane. Tumva kuvuga umukecuru ni urugendo rurerure, ndashobora kwirabura cyane, narekera aho muri make. Wowe ukagera kwirabura cyane, urakoze kandi kudutabara.
Isi najya navuze ati bisha navuze nanjye cecuri yatubereye umuntu atubera umuntu w'ukuri isi namufataga amaboko abakanyuma baramurwaje arababaha cyane ariko arihanga kugeza aho abirimuka gusa imana yamurukoresha turakuze ni ibintu biba bitoroshye ariko murabona ko bihangana kandi bagomba no kwihangana bagakomera. Ndagira ngo uyu mwanya nsabe umwe mu buzukuru nawe mu magambo make. yahagaze hano mu rwego rw'ubuzukuru be, hari n'abandi benshi turi kumwe babasha kugera hano ariko abandi batabasha kugera hano. Icyo navuga byinshi babivuze ariko nanjye nk'umuntu twabanye mu buto bwanjye cyangwa se n'abandi bagenzi banjye ntabwo nabura icyo mvuga, cyane ko ibyinshi byari byiza cyane kuko murabizi bibi cyangwa se umukecuru n'abana abakecuru n'abana murabizi ko biba bimeze cyane no mu buryo bw'imibereho mukiri abana batoya niwe wabunganira ababyeyi bawe kuri buri kimwe cyose, cyane nk'iyo twavuga ku ishuri ugiye nko mu biruhuko wumvaga wishimye cyane kuko hari ibyo yabashaga kukugezaho wumvaga ukeneye no kumubona iruhande rwawe, yaba mu mico yagutozaga cyangwa se mu buryo bwo kukwakira kuba amata kugira buri kimwe cyose kubaha. Turababaye rero ariko Imana niyo iba yategetse ko bigomba kugenda, turabizi. Icyo twamusabira bibi uruhukire mu mahoro kandi igihe nikigera tuzongera tubonane. Shime murakoze. Kubera ko umwanzi w'igihe ari amasaha, ndagira ngo ku ruhande rw'abakwe ndumva twaharira uyu mushyitsi, umuturanyi wacu waraturuka mu mahanga akagenda urugendo rurerure, aravuga mu izina ry'abandi bakwe bagenzi be, nubwo aza kuvuga mu giswahili turihangana gusemura ibyo dushobora tukibuka, ariko bari benshi hano ndibwira ko muza kumva. Sasa hivi unapewa nafasi ili na wewe uongee machache kuhusu maisha na jinsi ulivyokuwa unaishi na mama mkwe aliyetoka kwa mkwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru mdogo wetu Kaitani na mwenzi wake Melanie. Mungu awabariki kwa kumtunza na kumuongoza mama yetu. Mungu awabariki sana. Ngo banje gushimira by'umwihariko musanzire we Kaitana na murago Melanie babaye hafi umukecuru igihe cyose ataraye. Lakini pia ningependa kuwashukuru majirani, ndugu na jamaa wote ambao
walitoa msaada kuweza kumuuguza mama yetu, kumtembelea, kumpa faraja. Mungu awabariki. barashimira abantu bose bavandimwe inshuti bamubaye hafi mu burwayi bwe, bakomeje kumwihanganisha, n'ubu bakaba bakomeje kufatanya n'uyu muryango kumuherekeza. Sisi tunaishi mbali kidogo, Tanzania kusini kabisa, Mbeya, ambapo ni mpakani na Zambia, Malawi. Ilikuwa sio rahisi sana kuja, tumekuja mara chache kumuona mama. Tunaumia sana kwa kupoteza mama yetu. Ngwatuye hano kure muri Tanzania mu majyepfo ku rubibi Tanzania hana n'igihugu cy'abaturanyi cya Malawi. Umurungu urwo rugendo rwose kuvayo no kugera hano ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko mu gihe cyashize yagerageje kujya yihangana akaza kumureba muri ubwo burwayi bwe. Tumeongozana na mama yetu mdogo, tumeongozana pia na shemeji zangu Joakim, Josefa na Sheri. Safari ilikuwa ngumu, lakini tunamshukuru Mungu ametuwezesha kufika mahali hapa. Ngo yazanye na muramu we, azana na bana ba mukecuru, muramu nyirabukwe na baramu be nyirabukwe asigaranye nguyu. Ngo barihanganye muri urwo rugendo rurerure, ariko Imana yabagiye imbere, bashobora kugera mu Rwanda amahoro. Nimeumia sana rohoni kwa sababu mwenzangu ambaye ndio mtoto mkubwa kwa mama ameshindwa kusafiri naye kwa sababu ana matatizo ya kiafya. Ngo yarababaye kuko atazanye umugore we, ariwe mwana mukuru w'umukecuru. Ngo nta mpamvu yindi yari gutuma ataza, ngo yabitewe n'uburwayi. Kubera izo mpamvu z'uburwayi ntibyamushobokeye kugira ngo azane nawe. Ati nubwo naje byarambabaje kuba ntarazanye nawe waze guherekeza nyina. Mwisho ningependa kuwashukuru wote ambao wamewezesha shughuli hii kuwepo kwa michango yao ya kimwili, lakini pia kiuchumi, lakini pia hata waliosafiri kuja mahali hapa, ndugu zetu wa Kibungo, mahala pengine hapa Rwanda na hata nje ya nchi hii, ambao waweza kufika hapa kwa ajili ya msiba wa mama yetu. Mungu awabariki sana. Barashimira abantu bose ubwitange bagize, uruhare rwabo, abatanze inkunga ya mikoro, ingendo bagenze, abaturuka Kibungo ndetse n'ahandi kure yaho. Ngo ubwitange bwanyu barabashimiye kandi Imana ibahumurisha. Ndumva hari hasigaye uyu mwanya, nasabaga abantu basenganaga nawe hano, wabundi bari banteguriye nawe aze amuvuge ubuhamya mu gihe bamaranye cyangwa muri ubwo burwayi atarananwa. Kristo yakozwe. Nubwo atagiye kubivuga, ariko mbere na mbere turashimira umwana we n'umukwe we uburyo bagerageje kuduhuza na mukecuru na kiliziya. Turayibashimira rero. Nagira ngo umwe mu bayobozi b'umuryango remezo umubyeyi atuyemo maze atuganirizeho gahunda gatoya, ariko mu izina rya kiliziya turashimira uyu muryango waduhereje n'umubyeyi duherekeje none n'abandi bafite ababyeyi badahuje ukwemera nabo bagerageza kubahiriza umuco w'ababyeyi babo n'icyo basaba. Kristo yakozwe. Nitwa Nyakwigendera, akaba ari we wabishinzwe umuryango remezo mu mukecuru abashyiramo. Naje rero kuza gusenga hano. Uriya mukecuru nguriya
witwa Mukankusi arambwira ati ariko kwa Kayitana hari umukecuru Kristo kandi ushaka kuzakomoza. Amaze kubimbwira tujya kumusura mu rwego rw'abarejiyo, turagera turamusura atubwira icyifuzo cye. Amaze kukitubwira icyifuzo cye turacyubahiriza. Naraje mbere umuyobozi ko hari umukecuru urwaye ukuze adashobora no kwiga ariko ashaka gukomoza akagarukira Imana, ni kandi arashaje. Aragira ati nta kibazo tuzabwire padiri. Ubu rero yabwiye padiri, padiri arabyemera, araza aramukomorera agarukira Imana. Yari yararwaye pe, yari amaze no guhuma nuko. Ubwo rero muri ubwo burwayi bwe twamwitayeho, turamusura, bamugemura Ukarisitiya kugeza kuri uyu munsi atashyeho. Twari twavuye no ku cyumweru ndetse bemeye ko padiri azaza kumugusiga ko abarwayi umunsi ari buze apfa muri iryo joro. Nta kindi rero twakongeraho mu bushake bw'Imana, icyo twamusaba n'ibihugu bigashira. Murakoze. Murakoze. Dukomeje kwihanganisha abana be, umuryango we n'inshuti, ariko kuvuka mu ijuru nuko nta kundi. Tubonye umuvugizi, reka dusabe kwa padiri akomeze kudusenyesha ibyo kumusabisha. Hari undi sigaje umwe yakomeje kumwakira. Ndagira ngo witeguye yaba Papiyasi yaba Crespo cyangwa Bosco yigire hano imbere nawe agira icyo avuga ku mateka ya Nyakwigendera. Niwe twari dushigaye. Adahari Atanaziya Nasi. Siporo ngabona yaje. Kristo yakuze iyo umubyeyi mushiki wanjye muri Kanyonga yaratureze mu muryango atubera nk'umubyeyi. Yari umujyanama wanjye ukomeye, yaduciriye inshuro muri Kongo duhunga turakura tubuta. Ubu nagiraga ikibazo ntirwanga mukisha inama, mbuze umujyanama ukomeye azongera gukora. Nabona ko bikomeye, aragira ati mbuze umujyanama, umuvandimwe. Ibigaragaza ibigwi n'ubutwari umuvandimwe wacu twaherekeje. Mukomeze kwihangana kandi nkabashimira n'abari baduhaye umwanya wo kugira icyo tuvuga kuri Nyakwigendera. Murakoze. Murakoze nawe. Abavandimwe, tugiye gushyingura umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu, umubyeyi ku bandi. Umucyo dusaba Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe mu gihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, azaseberezwe ibyishimo bidashira. Twerekeze imitima yacu kuri Nyagasani, dusabire umubyeyi wacu Dancille. Nyagasani, tugusabye kwakira umugaragu wawe Dancille atabarutse kuri iyi si, umuhe kubana nawe, kandi rero kubera intege nke z'abantu yaba yaragucumuyeho, umugirire imbabazi wowe nyiribambe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Dawe mu ijuru,
nugera abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abahawe Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika rukwakire maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Korali yadushyira indirimbo hanyuma noneho tugaherekeza Dancille tukajya gushyingura. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabamugisha, Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Twibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe uhe uyu muyoboke wawe kuruhukana amahoro. Uhe n'umugisha iyi mva igiye gushyingura umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Nyagasani Yesu ndo
hano basigara no bafata n'uwari kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umubyeyi wacu tugiye gushyingura umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse. Byongeye kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, nimuze dutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhiruko ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhihirwe ridashira maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire
aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhihirwe ridashira, maze urumuri rw'iteka rumurikire aruhukire mu mahoro. Urashimishije Mana Nyagasani
umubyeyi udukunda Dancille ibikorwa yemeye bimukomere mu mashyi n'amasomo byose akwiriye kuratwa murabyiza abavandimwe abana b'Imana ukwemera n'urukundo bibaranga iteka iyo umubyeyi wacu bizamunyura urashishoze yeshemishe Imana nyagasani umubyeyi udukunda Dancille ibikorwa yiremeye bimukomere mu mashyi n'amasomo byose akwiriye kuratwa warayizihiye nyagasani ntarangwa n'ubwandu ahora n'ubumanzi n'umutima utuje maze muri bagenzi bagasabana urashishoze yose akwiriye kuratwa uragira n'inama bizabafasha bagomane bikwiye Imana izabasanga mu bujuru urugwiro Nigihe giti intambara igashira nigihe gito umurabuga cyangwa noneho mwana mbika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda n'ijoro ntihazagera ibyaha nico gituma huzuye amahoro n'ijoro ntihazagera nico gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo ni iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu ntuzabandukanye n'ibyago nzabamumbatiwe mu maboko ziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo umubabaro urwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi n'ijuru nta mubabaro n'urupfu
umuryango wanjye Zabera bakaba bamuhaye inka ari wo wishyura yirwa wowe ushyinguye nyirakuru nta yandi majambo dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritunga urugendo tubahe ibicumuro byacu nk'uko natwe turabacu n'uteragane twose ahubwo dukizana Bikira Mariya Nyirimpuhwe nibwo nawe nziza kumva ubashije ubasha kumva aho utakambira ngo yongere umusabire bituma kwizera ndagana muganira umugore kumunyuza muzehe mukiza n'ibirenganya byo mubwira nyagasani muhiruko ridashira mwiyereka iteka